mu karere ka Bugesera ni mu ntara y'Uburasirazuba n'ubundi aho rero abayobozi mu nzego z'ibanze basabwe kurushaho kwegera abaturage babaha serivisi mu buryo buboroheye ndetse banibutswa ko bafite ubuyobozi bafite babuhawe n'Imana. Ibi rero kandi bikaba binashimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gashora aho yasabye abanyamadini kuba hafi abayoborwa ndetse bakababungabunga yewe bakanabahugura mu bijyanye no kurushaho gukora ibitunganye. Mugenzi wacu Alphonse niyo mugabo yadutegura inkuru ku buryo burambuye. Ni igikorwa cya Gashora Sector Leaders Prayer Breakfast cyabaye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ku ya 25 Gicurasi uyu mwaka, gihuriza hamwe abayobozi kuva ku b'imidugudu, utugari, umurenge, abikorera ndetse n'abanyamadini n'amatorero. Byari mu nsanganyamatsiko igira iti abayobozi amahirwe gukorera abandi, duharanira kuba abayobozi bakorera abandi mu nzego zose. Mu mpanuro zatangiwe aho ziniganjemo ijambo ry'Imana nk'uko yari nayo mpamvu nyamukuru y'uyu munsi. Nyuma yo gusenga, kuramya Imana ndetse no kubwiriza ubutumwa bwiza, hari bamwe mu bari aho twaganiriye batubwira ku cyo bungukiye muri aya masengesho. Uyu ni umuyobozi w'umudugudu wa Migina mu kagari Karamiro, arashimangira ku musaruro ndetse n'umumaro w'aya masengesho ndetse n'ingamba bafashe nk'abayobozi bo mu nzego z'ibanze. Abandi umukuru w'umudugudu wa Migina abanaje muri iki gikorwa cy'isengesho twakoze kigamije kwibutsa umuyobozi ko ari umuyobozi mwiza arukorera abantu bose. Vuga ko mbere na mbere tugomba kumenya ko gusenga bireba ikiremwa cyose. Umuyobozi agomba gusenga kuko nicyo cya mbere kibanza ko twe turi ikiremwa cy'Imana. Imana ni mbere ya byose, ndayishima ko yaduhaye igihugu kandi ikaduha ubuyobozi bwiza bujyanye n'amategeko y'Imana. Ukurikije amateka y'iki gihugu, utakorera munsi kuko Imana agakorera muri kamere muntu nta kintu cyarokoka. Ariko iyo urebye neza, gendagera mu mabwire y'uko ukuboko kw'Imana kuri mu Rwanda. Umuyobozi uhagarariye amadini n'amatorero mu murenge wa Gashora, Museveni Benoit, yagarutse ku ruhare rwabo nk'abanyamadini n'amatorero mu iterambere ry'abaturage rusange ndetse n'icyo bakora yewe n'icyo basaba leta nk'umufatanyabikorwa wabo wa hafi. Dufite igikorwa cya Prayer Breakfast, ni amasengesho ahuza abayobozi b'amadini n'abayobozi b'inzego za leta ndetse n'abikorera. Akaba ari amasengesho ngarukamwaka dukunda gukora buri mwaka. Uyu munsi rero nicyo gikorwa cyari cyaduteranirije hano muri iyi sare y'umurenge. Inyungu nyinshi harimo ubufatanye n'ubwuzuzanye kuko duhuriye ku muturage ari we muyoboke cyangwa umukristo, akaba ndetse n'umukiriya w'abikorera ku giti cyabo. Usanga rero twese iyo tumuhurijeho kumuha ibyo akeneye byiza bidufasha kubaka ubuzima bwacu cyangwa ubwabo bwa buri munsi ndetse no kuzamura igihugu cyacu muri rusange. Ndetse biroroha cyane ko iyo duhurije hamwe kumva buri wese uruhare rwe ku y'umuturage yifuza kugezwaho. Igikomeza kongerwamo kigikenewe no gukangurambaga. Byatangiye bitumvikana neza ariko aho bigeze ubu ngo birashimishije kuko ubona abantu babyitangira ndetse akabashobora kubizamo. Usanga rero icyo twasabwaga nk'abayobozi b'amadini n'inzego z'ibanze kwari guhuza umurongo umwe dushobora guhuriramo ariko kandi bitabangamiye inshingano za buri wese. Umuturage kandi nawe icyo asabwa ni ukwitabira ibyo agenewe kugira ngo agezweho kandi abishishikarijwe mu buryo bwiza butamuhutaza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gashora yashimiye amadini n'amatorero ku bw'iki gikorwa, gusa anagira n'icyo abasaba. Aha ngaha uhere no ku nsanganyamatsiko, buri muyobozi wese n'uwaturutse ku rwego rw'umudugudu atahana iyo ntego avuga ngo ngomba kuba umuyobozi ukorera abandi, tugatanga ibyiza abaturage tuyoboye tukabagezaho ibyiza. Hanyuma umusaruro w'aya masengesho ubona ari uwe cyangwa umumaro wayo? Umusaruro w'aya masengesho ni uko buri muntu wese atahana intego kandi akumva ko kuba ari umuyobozi ari amahirwe kandi ko agomba kugeza kwa bayobora ibyiza. Umusaruro rero uvamo ni impinduka ku myitwarire y'abayobozi ndetse no gushyira hamwe mu bufatanye bw'ibyiciro byose. Murakoze cyane. Ku ruhande rw'ubuyobozi, abanyamadini turabasaba ubufatanye by'umwihariko mu bukangurambaga, bahura n'abantu benshi
abaturage dufite buri muturage usanga afite aho asengera. Turabasaba rero abanyamadini n'amatorero kugira ngo dufatanye ubukangurambaga muri gahunda za leta zose. Igikorwa cya Leaders Prayer Breakfast ku rwego rw'akarere ka Bugesera cyabereye mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera ndetse kandi no mu mirenge yose y'ako karere cyarahabereye. Mu misaruro wacyo kandi hanarimo kumva ko n'abihaye Imana, abanyamadini n'amatorero nabo bafite uruhare mu migendekere myiza y'imibereho myiza y'abaturage. Uruhare rwayo rurakenewe binyuze mu bukangurambaga ku bayoboke bayo, dore ko mu nsengero ari hamwe mu hahurira imbaga nyamwinshi y'abayoboke bayo madini. Alphonse Niyomugabo, Good Rich TV mu karere ka Bugesera.